I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see Kasongo, muraho mumeze neza, amakuru yanyu. Nitwa Sunel Karen Young, mbahaye ikaze kuri Sunel Vibes TV. Uru ni urubuga rubagezaho amakuru menshi y'iterambere. Ushaka kwiteza imbere, urubuga uzarusangaho inama z'ubuzima, urusangeho ibintu byinshi mu buzima ukeneye kuba waha agaciro igihe cyawe, ukareba ukuntu ibyo byose bigenda neza. We subscribing ubane natwe guhera ubu ngubu, kandi no kuri notification kugira ngo buri ko nkoze video, buri kiganiro cyose nshyizeho ubashe kukibona mu ba mbere. Ndagushishikariza kubana natwe kuko ntuzigera wicuza. Tuzakurinda irungu kandi tuzaguha ibintu ukwiriye byaguteza imbere no kuba wagera za nzozi zawe wari ufite zikaba zabimamo. Ndagira ngo ukurikirane iyi channel uko tugenda dukora, bizajya bidutera. Nibutsa abantu kandi utajya mwandika, udatanga like, udatanga comment na sharing, ujye ugira ikintu uvuga ku bintu kugira ngo n'uwabikoze abashe kugira icyo yiprovingamo muri we. Niba yabikoze neza uvuga ati wabikoze neza, niba yabikoze nabi mubwira ati hano wakosheje, hano majwi ntago ameze neza, sound nyine ugire comment utera kuri buri kintu cyose, yewe n'amashoti. Kandi ndahunze abantu muri iyi minsi muri kugaragariza comment zanyu ndazisoma nazisubiza, ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Nari Sunel Karen Young. Welcome to my channel, Sunel Vibes TV.